hagahita haza iziboro general channel, uhita umanuka ahangaha kuri channel, ako ka kabiri niko ukandaho urabibona kariko nkanzeho ka channel, and then urabona ugaca muri side yo hirya hari ahangaha handitse country residence, urabona ko njye hari United States, uhita ukandaho. Yes, ndagushuje wamaze gukora subscribe ahangaha kuri King B TV, ndetse nawe utaramara kuyikora ndagusaba kugira ngo uyikore, kugira ngo uko twaproduce ibiganiro bijye bihita bikugeraho ako kanya. Ni rya somo rero rya YouTube, ndetse ya masomo yanyu mukunda muri beshi, cyangwa se ya masomo tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ki wahindura location ya YouTube, kubera ko murabizi mu Rwanda na location ihaba. Uyo umaze gufungura YouTube, umaze gucreatinga channel, ubusabwa kuba wahindura location, ugashyiraho USA, Uganda, Kenya, Tanzania, ndetse n'ibindi bihugu byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero turarebera hamwe ukuntu wabigenza, cyangwa se uburyo ki wakora kugira ngo uhindure location YouTube yawe ibashe kuba yaba international, kugira ngo uzabashe kuba wamonetiza. Niba rero uri mushyashya kuri iyi channel yacu, turagusaba kugira ngo ukande subscribe, ufungure inzogera, kugira ngo uko twaproduce ibiganiro bijye bihita bikugeraho ako kanya. Yes, ntago rero nagenda kandi nababwiye inkuru nziza. King B Business Group niho honyine ushobora kuba wabona umukozi kandi wizewe. Ikindi kandi King B Business Group niho honyine bashobora kugufasha gufungura YouTube channel, ndetse yizewe kandi YouTube channel ishobora kuba monetize mu buryo bwihuse. Ikindi kandi batanga amahugurwa ku bintu bijyanye na social media zirimo YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, ndetse n'izindi. Ukeneye rero ubufasha cyangwa se ibindi bisobanuro, wabandikira kuri WhatsApp numero 0788923005, 0788923005, cyangwa ukabahamagara kuri nimero 0732802400. Guys, rero no skipping iyi video yirebe paka irangiye. Reka dutangire turebere hamwe uburyo ki wahindura location yawe iri kuri YouTube, cyangwa se ugashyiraho location nshyashya uyishaka. Mu gihe ushaka gushyiraho location, cyangwa se mu gihe ushaka kwihindura, wenda niba ari Uganda ugashyiraho USA, cyangwa se ugashyiraho ikindi gihugu. Ntushikwe, reba kandi witonze kugira ngo ukurikirane buri kintu ku kindi ukuntu ibintu bikorwa. Yes, urabona rero ahangaha utangira kuri phone yawe, ukinjira kuri app ya Chrome, wajya kuri Chrome ukajya kuri search, ukandika muri YouTube Studio, ugategereza ikaza, ugahita ukanda kuri login, wakanda kuri login ugategereza login nayibona. Urabona ko birimo bigenda, and then bamara kukwemerera hahita haza utuboro duto cyane, utunyuguti dutoya uratubona, nitwo bita channel dashboard. Iyo ushatse urakazumenga, urabona aka kaboro kari hasi ka setting, aka kari agafresh, ni kukandaho. Ushatse ukazumenga cyangwa ugakandaho kameze gutyo, ugategereza. Urabona ko kari kwikaraga ngaka ka setting, ugategereza nyine setting analytics, ugategereza ukagumiza ugategereza, hagahita haza iziboro general channel, uhita umanuka ahangaha kuri channel, ako ka kabiri niko ukandaho urabibona kariko nkanzeho ka channel, and then urabona ugaca muri side yo hirya hari ahangaha handitse country residence, urabona ko njye hari United States, uhita ukandaho ugashyira igihugu ushaka gushyiraho wowe, ukirikaho. Urabona ko mwiritseho hazaza ibihugu Senegal, Serbia, Singapore, Slovakia, uhitamo South Africa, uhitamo nyine igihugu ushaka gushyiramo, ubundi ukaza ukagikanda. Urabona ko njye misemo United Kingdom, ugahita uzana ugahita ukanda save. Nuko bigenda rero, ukaba umaze gukora location yawe, channel ikaba located mu bihugu byemewe YouTube channel kabisa. Nuko nguko biba bimeze, ubwo ngubwo biba bibaye successful, nuko biba birangiye kabisa.